musigaye mwuzuye ubugome gusa, musigaye mwarabaye abagome, bantu buzuye uburozi, umuntu asigaye atinya, umuntu asigaye agabura undi n'agatinya kurya kubera uburozi n'ubugome byuzuye mu bantu. Biravuga ngo bazakubita hirya no hino, bazabura aho bihisha, bazajya mu mavumo, n'amavumo azabanga, n'inyanja zizabanga. Ndagira mbabwire ko Yesu agiye kugaruka. Nimutaba amaso ngo mwihane mureke ibyaha byanyu, muratungurwa. Kandi yemwe urubaka inzu, ariko iyo nzu ukayubaka uzi ngo ugiye kubaho neza, ariko ugasanga ibyo usabwa kuri iyo nzu bahabwa ububasha bwa 1/4 ngo bakicishe inkota, bakicisha inzara, bakicisha urupfu, bakicisha ibikoko byo mu isi. Mbabwire ko isi idakeneye abantu, isi yanzuye ko ishaka kugabanya abantu. Icyinde hatagira umuntu ubayobya. Aravuga ngo dore hazabaho intambara, hazabaho n'impuha zazo, hazabaho ibishitsi hamwe na hamwe, hazabaho n'inzara. Niyo mpamvu njaha kukubwira ngo witegure ube maso, kuko umugeni wa Yesu ari kwezwa kugira ngo asanganire umukwe. Umugeni wa Yesu arimo arezwa. Imana y'amahoro nibane na mwese, mwebwe mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV na Noah TV1. Turabashuhuje mwebwe mutuye mu Rwanda, aho mutuye hose, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Imana nibaha umugisha. Namwe mutuye muri diaspora, aho muri hose mwumva ikinyarwanda n'abatacyumva, Imana ibarinde. Mwebwe mwakanze subscribe, Imana ibaha umugisha. Namwe mutuye mwayikanda, mukande subscribe kugira ngo mutere inkunga, kugira ngo tujye dusangira ibiganiro dusohora twumva ijambo ry'Imana. Twagiriwe umugisha rero muri uyu mwanya kwakira umukozi w'Imana. Ntabwo ari bwa mbere twamwakira, ni umusangwa ku Umuremyi TV, muramuzi, ni umukozi w'Imana. Imana yahaye umugisha, yatoranyije. Twavuga ngo tubanze tumwakire, ariko bwa mbere na mbere, kuko ari mwebwe dukorera, ni mwebwe twakiriye ku Umuremyi TV. Imana ibaha umugisha. Reka tumwakire rero umukozi w'Imana adusuhuze, anibwira abakunzi bacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe cyane. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Yego. Amazina yanjye nitwa Habimana Joseph, nkaba ndi umugabo, mfite umugore n'abana. Imana iduhana umugisha. Nkaba ntuye nyine mu gihugu cy'u Rwanda, aricyo mperereyemo. Nkaba kandi nsengera mu itorero rya ADPR Pentecote. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza. Uri umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urakoze cyane mukozi w'Imana, umaze kutwibwira. Wenda nakwibariza mbere yo kugira ngo twinjire mu ijambo, kugira ngo tubwire icyo Imana yaguhaye kutubwira. Nakwibariza ngo abavugabutumwa muri iyi minsi, uyu urebye mwebwe ubwanyu, ubona bikwiriye kuba buri muntu wese yabwiriza ubutumwa kubera ko abantu bivanze? Ko tubona abavugabutumwa bose bavuga ubutumwa, abo bavugabutumwa nkamwe tuzajya tubatandukanyiriza n'abandi ko bose bivanze, ko bose bavuga ko ari abavugabutumwa. Ibyo umwami wacu yasize abivuze. Yesu yaravuze ngo hazaduka abo bigisha bavuga mu izina rya Yesu, kandi bavuge ko ari bo batumye. Ariko aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto zabo rero nizo zerekana ko ari abavugabutumwa bwiza bwa Kristo. Kuko hari abafite ubundi butumwa butari ubwa Kristo, ariko ubutumwa bwiza bwa Kristo bwerekanwa n'imirimo yabwo. Imbuto rero bafite nizo zerekana ko ari abavugabutumwa
bwiza bwa Yesu. Iyo urebye muri iri vugabutumwa tugira, usanga hari bamwe bavuga ati Imana irababwiye, Imana irakoze, Imana igize gutya. Ukajya kumva bamwe bavuga ngo abavugabutumwa cyangwa abahanuzi babatekeye umutwe. Katwibaze impamvu abavugabutumwa bakora gutyo. Bo urumva ko abatwumva ntago babafitiye icyizere. Kugira ngo bazagire icyizere abavugabutumwa, babone ko wenda wowe nk'umuvugabutumwa uri umukozi w'Imana, bizagenda gute ko abantu badukurikira batatwizera, batizera abavugabutumwa? Erega ntabwo umuntu akwiye kwizera umuntu. Bibiliya iravuga ngo wiringire umuntu avumwe. Ahubwo umuntu akwiye kwizera Kristo, kuko ari we banze ryo kwizera, kandi ni we bugingo. Rero abantu ikibazo, aho kwizera Imana bizera abantu. Akizera ngewe ngo ni umuvugabutumwa, ahubwo ngenda mubwiriza ubutumwa, ariko niyizere Kristo namubwiye. Noneho akora imirimo myiza imuhesha kuzabona ubugingo. We nakora neza ntacyo bimutwaye, niyo yakorera neza abantu, kuko ntotugirira neza abeza gusa, ahubwo tugirira neza abakwiye iyo neza. Niba iyo neza uwo muntu ayikwiye ukayimugirira, Imana izabiguhembera. Ahubwo abantu nibakura amaso ku bandi, bizere Kristo, kuko Kristo niwe banze ryo kwizera, kandi niwe kuzuka, niwe bugingo. Naba ari we bizera rero. Naho kwizera abavugabutumwa, kwizera abahanuzi, kwizera abashumba, abapasitoro, ibyo Bibiliya iravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Ubwo ni igihe cy'abatambyi. Igihe cy'abatambyi mu gihe cy'Abisiraheli, abantu bizeraga abatambyi ko aribo barabavugira ku Mana, ko aribo barabagererayo. Umuntu akajyana igitambo cye avuga ngo ubu umutambyi arakingerezayo. N'abo bantu n'ubu rero baracyahari, batazi ko ingoma y'ubutambyi yarangiye, ahubwo hari iya Yesu. Azana igitambo, akazana ituro ku muhanuzi ngo umuhanuzi arangererayo. Oya, ntabwo akugererayo, ahubwo ni wowe ubwawe ugomba kwigererayo, kuko iyo ngoma ntigihari, hariho iya Yesu. Tuvuge ko amaturo noneho yavuyeho. Amaturo, Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe wabaye ituro, niwe wabaye igitambo, niwe wabaye umutambyi. Bivuze ngo amaturo ntabwo yavuyeho, ahubwo byahinduye system, byahinduye uburyo. Uburyo bw'amaturo ni amaturo utuye ariko uri gukorera Imana, uri gukorera umugisha, uri gushaka nawe imirimo. Naho icyo gihe yari amaturo tubitandukanye. Icyo gihe yari amaturo y'impongano. Amaturo y'impongano, waba wakoze icyaha ugatura ituro ry'impongano ryo kuguhongerera ku cyaha. Ariyo mpamvu hariho n'uba bakibikora. Hariho n'abahanuzi bakiyaca abantu ngo tanga ituro ngo ry'igitambo ngo kugira ngo ukire ibi. Hoya iryo turo ntirikibaho, ayo ntakibaho. Gutanga ituro kugira ngo ukire, ngo tanga ituro ngo ukire indwara. Hoya, Yesu akiriza ubuntu. N'impano yaduhaye ni iz'ubuntu. Yaravuze ngo mwaherewe ubuntu, namwe mutangire ubundi. Hari umuntu nakoresheje ubushize, arambwira ngo umuntu yaramuhamagaye amubwira ati nshaka kusengera. Noneho aramubwira ngo impano zanjye zaramvunnye, ubwo urampa ituro kugira ngo nze kugusengera. Ibyo bintu abavugabutumwa ko cyari byo bari gukora. Aha, urakoze. Nyine ni impano ze. Wumvisha avuze ko ari impano z'Imana? Wumvisha avuze ko ari za Kristo? Ni impano ze. Bumve ko abo bifitiye impano zabo. Ni impano ye imuhesha kubaho. Ni impano ye yamburisha abantu, ariko si impano y'Imana, kuko impano y'Imana ntabwo igurwa. None ubwo tuvuge ko ibisambo bimaze kuba byinshi cyane mu buvugabutumwa. Oya, byabaye byinshi, byabaye byinshi cyane. Byabaye byinshi kuko Yesu yarabivuze, aravuga ngo
hazaduka abahanuzi benshi kandi b'ibinyoma bayobye benshi, ndetse ngo n'abigisha bazakobana bakurikije iby'irari ryabo, ndetse yemwe ngo benshi bazanagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobye. Abo ni abakurikira abahanuzi, ni abakurikira inyigisho zijyanye n'ibyo bararikiye, ngo bazita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Izo rero ni inyigisho z'abadayimoni, ntabwo ari inyigisho z'Imana. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Icyo nkukundira ni uko uzi gusobanura kandi abantu bakumva bagasobanukizwa. Imana niguha umugisha rero. Reka tugusabe udusengera Imana twinjire mu kindi cyiciro cyo kumva icyo Imana yaguhaye, yagushyize ku mutima, noneho ugihe abadukurikira. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye, wabanye natwe uyu munsi, wahabwa icyubahiro. Duhaye umwanya mwiza, uduhaye akanya ko kuganira Mwami, kandi ijambo ryatubwira ngo abakubaha baraganiraga, warangiza ukabumbura ibitabo uwo munsi ukawandika. Natwe ntabwo twicajwe aha n'ibindi, ni ijambo ryawe tugiye kuganira, kandi ababasha kumva ijambo ryawe ubahe guhinduka mu izina rya Yesu. Kandi turi aha ngaha, reka tukugirireho umugisha, Mwuka wawe wera atuyobore muri uyu mwanya, dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni karibu. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana ibanye natwe uyu munsi, kandi duhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire kandi twumve icyo umwuka arimo atubwira twebwe nk'itorero. Abo ku Muremyi TV turabashuhuje mwese mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza. Turasanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, turasoma igice cya 24, dusome duhere ku murongo wa 4. Haravuze ngo, Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho. Ariko imperuka izaba itaraza. Ishanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube umuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Nibwo imperuka izahera kwize. Amen. Dusome no mu byahishuriwe Yohana, turasoma igice cyaho cya 6, duhere ku murongo waho wa mbere. Ibyahishuriwe Yohana 6, duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo, nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri ibyo bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho
yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahora anesha. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kabiri, numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi, ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona, mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenari imwe, n'ingero eshatu za sayiri zigurwe idenari imwe. Naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kane, numva ijwi ry'ikizima cya kane kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona, mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo bakicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Imana itugirire neza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aya magambo dusomye amagambo menshi, ariko ni amagambo atwiteguza. Amwe ni amagambo yavuzwe na Yesu, kandi n'aya nayo ni iyerekwa Yohana yabonye, kandi Yesu niwe wamweretse ibi. Yagaragazaga ibihe bizagaragaza ko imperuka igeze. Ndagira ngo rero bene data mudukurikiye, muzirikane ko turi mu gihe cy'imperuka. Icyo bibasaba ni ukuba maso, umuntu wese akarinda izamu rye, cyangwa se akarinda ubuhamya bwe, kuko turi ku musozo w'urugendo. Mbese Yesu agiye kugaruka atwara itorero, kuko ibimenyetso Yesu yavuze bizamugaragaza ko agiye kugaruka twamaze kubibona. Nta gisigaye, sinzi wewe icyo uri kubona gisigaye, ariko ibyo Yesu yasize avuze, yasize atubwiye, nta na kimwe gisigaye, keretse kumva impanda ye gusa, kumva impanda ivuze, kumva Yesu impanda ye ivuze, hanyuma abera tukamusanganira mu kirere. Bibiliya iravuga ngo tuzamusanganira mu bicu, abera tuzamusanganira mu bicu. Abazaba bakiriho tuzahindurwa, abazaba barasinziriye bari mu bituro nabo bazazuka. Biravuga ngo bazabanza kuzuka, tujyananwe nabo gusanganira umwami wacu mu bicu. Imana itugirire neza. Ibyo Yesu yavuze, ibyo yasize atubwiye nk'ibimenyetso bizagaragaza ko agiye kugaruka, byose byarasohoye, byaragaragaye. Igisigaye ni uko impanda yivuga gusa, abera tukamusanganira. Niyo mpamvu njaha kukubwira ngo witegure, ube maso, kuko umugeni wa Yesu ari kwezwa kugira ngo asanganire umukwe. Umugeni wa Yesu arimo arezwa. Aha Yesu yicarana n'abigishwa be, arangije ababwira ibimenyetso bizagaragaza ko agiye kuza. Yari amaze igihe avugana nabo, yari amaze igihe abigisha, yari amaze igihe ababwira ubutumwa bwiza, ariko arangije arabicaza,
ababwira ibimenyetso bizagaragaza ko agiye kugaruka, kuko yari yamaze kubabwira ko azatandukanwa nabo. Arangije arababwira ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Aravuga ngo dore hazabaho intambara, hazabaho n'impuha zazo, hazabaho ibishitsi hamwe na hamwe, hazabaho n'inzara. Ibyo byose ntibizabura kubaho. Aravuga ngo mwirinde mudahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho. Ndagira mbabwire ko intambara ntizizabura kubaho, ariko Yesu yasize atubwiye ngo twirinde guhagarika umutima. None ni iki gitumye uhagarika umutima? Ahubwo ukwiye kwitegura ko Yesu agiye kuza. Ntabwo ukwiye guhagarika umutima n'izo ntambara. Yavuze ko zizabaho. Aravuga ngo ubwami buzatera ubundi bwami, ishanga rizatera irindi shanga. Turimo kubibona. Ese icyo utabona ni iki? Turi kubibona, ibihugu biri mu ntambara zitandukanye, yemwe igihugu n'ikindi biri mu ntambara. Ibyo Yesu yasize abivuze, ariko aravuga ngo abera, abigishwa be arabateguza, arababwira ngo mwebwe ntimuhagarike umutima. Ibyo ntibizabura kubaho, ahubwo azaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ndagira ngo abagore barabizi kuramukwa. Buriya umugore aramukwa agira umubabaro mwinshi, kandi mbabwire ko umugore ababazwa cyane n'igise cya nyuma. Nicyo kibabaza umugore, kuko aricyo kiba kirimo igisubizo cye. Ndagira ngo mbabwire ngo itorero naryo riri ku gise cya nyuma cyo kuramukwa. Nubwo hari imibabaro, nubwo hariho amakuba menshi, ariko ndagira mbabwire ko itorero tugiye gutaha. Itorero rigiye gusingira amasezerano. Itorero mukwiye kumenya ko turi mu gihe cyo kuramukwa. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu uzabona intambara zahagurutse ari nyinshi. Niyo mpamvu uzabona abera barimo bararwanwa cyane. Niyo mpamvu uzabona abavugabutumwa bwiza barahura n'intambara, ariko abahanuzi b'ibinyoma bakimikwa bakagira ijambo. Kubera ko igise cya nyuma kibabaza umubyeyi uri kuramukwa. Itorero naryo riri mu gihe cyo kuramukwa. Niyo mpamvu imibabaro igwiriye ku itorero. Niyo mpamvu ab'itorero bataguwe neza mu isi. Niyo mpamvu ab'itorero ntabwo baguwe neza, ariko ab'isi baradamaraye. Ariko mbabwire ko Yesu yaravuze ngo azagaruka bimeze nko mu gihe cya Nowa, ngo kuko mu gihe cya Nowa bararyaga ndetse baranywaga, yemwe ngo barashingiranaga, ariko icyo gihe batungurwa n'umwuzure, batiteguye ko ibyo bizabaho, batiteguye ko ibyo byababaho. Niyo mpamvu mbabwira ngo n'iki gihe abantu baradamaraye, barumva ari amahoro. Abantu bubatse ubushobozi, bubatse uburyo, bubatse amagorofa batahamo, bumva ari amahoro, bumva baguwe neza. Abantu bafite amabizinesi, bafite amato mu nyanja, bafite indege mu kirere, baraguruka bakagera aho bashaka, bafite amamodoka. Yemwe ubu ngubu umuntu kugira ngo agende n'ibirenge ntibigikunda kubera iterambere. Bafite iterambere, bafite ikoranabuhanga. Umuntu aba ari i Burayi akohereza muri Afurika umuntu w'amafaranga. Ibyo ngibyo ntabwo byabagaho, ariko Yesu yaravuze ngo ibyo bizabaho. Aravuga ngo ariko ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa, bizaba ari ibimenyetso bigaragaza ko agiye kuza gutwara itorero. Ibi rero ndashaka kuvugana n'abera n'abizera, ndashaka kuvugana n'ab'itorero. Wowe wamenye Kristo
mbese itorero uryumva ute? Itorero ni irihe? Itorero ni abantu Imana yahamagaye bakumva umuhamagaro, bakemera umuhamagaro, bakitaba, hanyuma bakizera Kristo nk'umukiza wabo bakiza ibyaha, bagahurira hamwe bakagendera ku mahame amwe ya Kristo, bakagendera muri dogitrine imwe ya Yesu. Abo ni ryo torero. Abo nibo rero Yesu yasize aganirije, n'ubu nibakibwira kivugana nabo. Haravuga ngo ibi nimubona bibaye muzamenye ko ndi hafi kugaruka kubatwara. Haravuga ngo kandi nimubona bibayeho muzararame murebe mu ijuru. Noneho abantu aho kugira ngo barebe mu ijuru bari kureba mu isi, kandi mu isi nta cyiza gihari. Aho kugira ngo abantu barebe mu ijuru, isi niyo bahanzeho amaso. Ndagira ngo mbabwire ko abantu benshi bari gupfira mu isi, kandi isi irabasaba kubapfukamira, irasaba ko bayipfukamira. Isi iraguha ariko igasaba ko uyipfukamira ikabona kuguha. Imana itugirire neza. Hariyo mpamvu abantu benshi bari gusambana kugira ngo babone ubutunzi, bandi bakiba kugira ngo bagire ibyo bageraho, bandi bagakora ibindi bibi byinshi kugira ngo babone uko babona ibyo bashaka. Ariko abana b'Imana bari guhura n'imibabaro kubera ko isi badashaka kuyipfukamira, nayo nta kibahereza. Kubera ko umuntu kugira ngo abone akazi nuko agira apfukamira isi, nuko yemera gutanga ruswa, yemera gutugira ako kazi. Nuko hari utanga ruswa y'ubusambanyi agatanga umubiri we kugira ngo abone ako kazi. Umuntu akagenda mu modoka nziza yarayiguranye ubugingo bwe. Ibyo iyo ni igihonomo, ni urwobo rwo kurimbuka Satani yacukuriye abantu. Ariko Bibiliya iravuga ngo mwe nimubona bibaye bityo muzararame murebe mu ijuru. Imana itugirire neza. Yesu arababwira ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma bahanura mu izina ryanjye. Yesu aravuga ngo bazaduka bahanura mu izina rye ariko ari ab'ibinyoma. None ni kuki umuntu ahanura mu izina rya Yesu ariko yarangiza kuguhanurira akanagusambanya? Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo abigishwa bagize ikibazo ku bahanuzi, baravuga ngo tuzababwirwa n'iki? Ko bazaba bavuga mu izina ryawe, twebwe tuzababwirwa n'iki? Yesu aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. None imbuto zabo nizo zizerekana ko ari aba Kristo cyangwa se ari ab'ibinyoma. Babwire ko igiti kigaragazwa n'imbuto cyera. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Niyo mpamvu yabahaye ikimenyetso. Yabahaye ikimenyetso cy'umutini, arangije ngo ajya kuwushakiraho imbuto, arangije ngo azishatse arazibura. Ariko ngo cyari mu gihe kitari icyo kwera kw'imitini. Ariko mbabwire ko nta gihe kitari icyo gukizwa, kitari icyo kwera imbuto k'umukristo. Nta gihe gihari. Nicyo Yesu yaberekaga. Nta gihe umukristo adakwiye kuba afite imbuto. Nta gihe umukristo akwiye kugira impamvu. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu Saduraka, Meshake na Abedenego i Babuloni ntibigeze bavuga ngo iki si igihe dukwiriye kutagira imbuto. Imbere yabo hari itanura ryaka umuriro. Imbere yabo hari umwami Nebukadinezari ubabwira ngo ni njyewe wabazanye i Babuloni, ni njye wabazanye, mbafiteho ubutware, mukora muri guverinoma yanjye, mukora mu gihugu cyanjye, ni njye wabahaye n'akazi. None nimutamfukamira, nimutanyubararira, nimudakurikiza itegeko ryanjye, dore murajya mu itanura ry'umuriro. Barangije baramubwira ngo mwami nyagasani,
Nebukadinezari. Imana dukorera ibasha kudukiza, yadukiza amaboko yawe, yayadukiza, yadukiza itanura ry'umuriro ugurumana iryo wacanye, yadukiza. Ariko naho itadukiza, ntituri bukorera imana zawe habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Iki cyari igihe bagombaga kuvuga ngo noneho turabiretse, twubarariye imana za Nebukadinezari. Ariko kuko nta gihe kitari cyo kwera imbuto ku mukristo, naho yaba ageze aho acishwa mu muriro, aho naho agomba kuherera imbuto. Ariko wowe uravuga ngo wirwanyeho ngo kugira ngo ubone akazi, urangije uhakorera ibyaha. Niyo mpamvu Yesu yashatse imbuto ku mutini atari igihe cyo kwera kw'imitini. Arangije asanze nta mbuto ziriho, arakivuma icyo giti, arakivuma. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu uzabona hari abahanuzi bavumwe, kubera ko Yesu yasanze ari ibibabi gusa nta mbuto ziriho. Hariyo mpamvu bamwe babaye ibicamuke, babaye nk'abasazi, ntabwo bagifite ubuzima, babaye abasazi, babaye ibicamuke byaho, kubera ko ni bya biti bitagira imbuto Yesu yavumye. Ni bya biti bitagira imbuto Yesu yasanze nta mbuto ziharara bivuma. Ubu hari ibiti bigenda byaravumwe. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu uzabona hari abapasitoro babaye marine, babaye za mayibobo. Ukabona muri bo baforomye mu bumayibobo, ntabwo bagifite n'indangagaciro z'ubumuntu, kandi bakagira izina ry'uko ari ba pasitoro. Biravuga ngo ufite izina ry'uko uriho ariko uri intumbi. Bivuze ngo afite izina ry'uko ariho ariko yabaye intumbi kuko yavumwe. Hari abantu bagendana umuvumo kubera ko Yesu yasanze icyo giti nta mbuto kigira, yarangiza akakivuma. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu mwene data ukwiye kwirinda, ukaba maso. Niyo mpamvu ukwiye kurinda ubuhamya bwawe, ukwiye kwirinda ubwawe, ukimenya, ukamenya uko ugenda, ukamenya n'abo ugendana nabo. Aho weho ntugendana n'abavumwe. Imana itugirire neza. Aho we ntugendana n'abavumwe. Biravuga ngo umucyo n'umwijima ntibihura, ntabwo bibana. Iyo ugendanye n'umusambanyi nawe birangira ubaye umusambanyi. Iyo ugendanye n'umujura birangira wibye. Niyo mpamvu hari abo wagendanye nabo ukaba warabaye nkabo. Iyo ugendanye n'umunyamagambo nawe ubawe. Niyo mpamvu nawe ubu ngubu ururimi rwawe rusigaye ari amagambo gusa, nta banga ukigira mu mutima wawe, kubera abo wagendanye nabo. Mbese wagendanye n'abande? Wagendanye n'abande? Ni bande wigiraho? Ariko Yesu yavuze ngo munyigireho. Munyigireho ni njye mugwaneza, ni njye woroheje mu mutima. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu iyo ugendanye n'umujura uriba, gendana n'umuntu unywa ibisindisha, unywa inzoga nawe ukataha wazinyweye. Imana idufashe cyane. Abantu basigaye banywa ibisindisha ngo ari abahanuzi, ari abapasitori. Imana itugirire neza. Rero ubu Satani yabashakiye uburyo. Nababwiye ngo isi ishaka kugira ikiguha, iragusaba ngo nawe banza umfukamire. Niyo mpamvu mubona abantu basigaye banywa inzoga ariko banasenga, kandi barazi ko Imana yavuze ngo umuntu yegera ntakanywe ibisindisha. Barazi ko uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, Bibiliya yihanisha ibisindisha. Nta muntu uzajya mu ijuru ari umusinzi, kuko bene Roni babaye abasinzi bagwa ku gicaniro. Nta muntu uzabona Imana ari umusinzi.
ari umunywi w'ibisindisha. Imana itugirire neza. Abantu basigaye banywa ngo za panashi ngo niki, bakanywa ngo za rediboro, bakanywa ngo za bavariya. Ubu Satani yahinduye embaraje, abaha icyo kunywa cy'igisindisha, ahinduye embaraje. None ngaho namwe nimusubize, reka mbabazi, mutangira kunywa panashi, Sikoro cyangwa se uruganda hano mu Rwanda bayenze imeze iti, bayenze bandikaho ngo ni zero alcohol, zero, bashyiraho zero. Ariko ubu bamaze gushyiraho kangahe? Hamaze kujyaho 3. Mwatangiye kuyinywa bashyizeho zero, barangije bongeraho 1 babona muranyweye, bongeraho 2 babona muranyweye, none bashyizeho 3 muracyanywa. Ubwo muzageza kuri kangahe? Aho muvuga ko mutanywa ibisindisha ni hehe? Ko mumaze kunukira Imana, mwarangiza mukibesha ko mukiri mu murimo w'Imana. Ubukwe bwanyu bwabaye ubw'abasinzi. Ubukwe bwanyu musigaye mukora ubukwe bw'abasinzi, butahwa n'abadayimoni. Nta bamarayika bagitaha ibirori byanyu, kubera ko abamarayika b'Imana ntibaza mu bukwe bw'abasinzi. Reka ntibibaho. Imana itugirire neza. Ubu nta bukwe bwera bugihari, kubera ko n'ubundi mu bukora mwarabanje gusambana. Niyo mpamvu rero n'ubundi abazabutaha si abamarayika, buzatahwa n'abadayimoni. Niyo mpamvu ubukwe bwanyu usigaye bubamo ibisindisha. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Imana idufashe. Abantu batangiye kunywa ibisindisha, barangiza bakitwa abantu b'Imana, barangiza bakaza hano kuri amashasho media, dore babonye aho bisararangira, bakavuga ngo ni bari bandi, ngo ni ba profete, ngo ni baki, ngo ni ba aposo, ni ba apotere, ni ba hehe, bihaye amazina n'amatitire utamenye iyo bayakuye. Ariko ndagira mbabwire ko biravuga ngo yemwe uwishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi ushinga izo sakanga guhanwa azavunagurika tungo. Se ninde wabaroze? Barokore bakristo, ninde wabaroze? Mwatangije iby'umwuka, none muherukije iby'umubiri. Mwatangije iby'umwuka, muherukije iby'umubiri. Mwatangiye muri abarokore, none mushoje muri abapagani. Imana itugirire neza. Murimo muratukisha izina ry'Uwiteka. Yesu arangije aravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Weho ntiwahuye n'abakuyobya? Batangiye kukunywesha ibisindisha uremera, ntiwahuye n'abakuyobya? Batangiye kugushora mu bwesikoro uremera, ntiwahuye n'abakuyobya? Ndagira ngo mbwire bari mu Rwanda, mbabwire ngo ninde wabaroze? Ko impanda y'Uwiteka igiye kuvuga muragana hehe? Biravuga ngo bazakubita hirya no hino, bazabura aho bihisha, bazajya mu mavumo, n'amavumo azabanga, n'inyanja zizabanga. Ndagira mbabwire ko Yesu agiye kugaruka. Nimutaba amaso ngo mwihane mureke ibyaha byanyu, muratungurwa kandi murimbuke. Imana ibagirire neza. Yesu arangije aravuga ngo hazaba intambara n'impuha, ndetse yemwe muzangwa n'amahanga babahora izina ryanjye. Aravuga ngo kandi urukundo rwa benshi ruzakonja, kuko ubugome buzagwira. Urukundo rwa benshi narwo ruzakonja. Iyo mubona urukundo rutarakonje. Aravuga ngo nibwo bazagambanirana, nibwo bazicana. Iyo mubona ubwicanyi buriho, kumva ngo umugore yishe umugabo, nta gihe bwira bantu baticanye. Mubona igisigaye ari iki ngo Yesu agaruke? Ibyo yasize atubwiye ko byasohoye. Mwakwihanye ko Yesu agiye kuza, mukihana impanda itaravuga. Ko mugiye kurimbuka kandi mwarakoze imirimo myiza.
ko ibyo mwakoze mwaruhiye ubusa mwagarukiye aho ko impanda y'Imana igiye kuvuga. Arangije aravuga ngo kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Mubona urukundo rutarakonje? Urukundo rwarakonje. Ubu abavandimwe ntibacyumvikana, ubu abana n'ababyeyi ntibacyumvikana. Yesu yaravuze ngo yemwe abanzi bazaba bo mu rugo rw'umuntu. Ubu usanga ingo zitacyumvikana. Murebe amadivorce ahari. Umuntu arahagurukana n'undi muri Afurika bakajyana i Burayi, ari umugabo n'umugore, yagerayo agahita afata undi uwo akamuta. Uwo baruhanye, baruhanye imiruho, uwo bakenyanye bakaryana ubusa, ariko yarangiza akamuhemukira. Biravuze ngo ubugome buzagwira. Muragira ngo mushake ubundi bugome hehe? Ubugome bwaragwiriye, ubwicanya, abantu baricana, abantu baragambanirana. Umuntu arasanga undi mu kazi agashaka uko akamukuzaho. Umuntu agasanga yemwe naha ku mashosho media usanga abantu bafitanye ubugome, bararwana, bese umwe ararwanya undi, ntawe ugishaka undi ko atera imbere. Uteye imbere undi ashaka ko ahamukura kubera ubugome. Urukundo rwa benshi ruzakonja, nakageza imperuka uwo ni uzakizwa. Uwihanganira ibi bihe turimo, bakakugomera ariko ukabyihanganira, bakakwanga ukabyihanganira, bakakurwanya ukabyihanganira, icyo gihe Yesu aravuga ngo uwo ni uzakizwa. Bene data, dore intwaro ishobora gutuma unyura muri ibi bihe ukanesha ni ukwihangana. Ni ukwihangana, ni ukwihangana. Babwire ko n'ingo zitakoze divorce nyinshi nta mahoro arimo. Benshi barara barwana bugacya, nyinshi nta mahoro arimo. Ariko amahoro ndashaka kubabwira ko ari muri Kristo. Nimuze muri Yesu. Yesu niwe kwihangana. Nimuza muri we niho murabona kwihangana. Babwire mwisi ko mwisi nta cyiza gihari. Imana ibagirire neza. Mu byahishuwe twasomye, reka mababwiriho gakeya nsenge, ntabwo mavugaho byinshi kuko harimo ibintu byinshi. Birivuze ngo iki? Ibi ni ubu butumwa buri mu byahishuwe nubwo muri Matayo ni ubutumwa bumwe. Biravuze ngo hanyuma umwana w'intama amena ikimenyetso gifatanishije cya gitabo. Biravuze ngo hanyuma yumva ijwi ry'ikizima kivuga ngo ngwino. Haboneka ifarashi yicayeho. Biravuze ngo uyicayeho biravuze ngo arafite umuheto kandi ngo azafora, ngo azanesha, ngo ahoranesha. Yicaye ku ifarashi y'umweru. Uyu ninde wicaye ku ifarashi y'umweru? Uyu ni Kristo, uyu ni umwana w'Imana. Ifarashi y'umweru isobanuye imbabazi. Bivuze ngo Yesu aracyafite imbabazi, aracyazifitiye wowe. Nubwo usambana, nubwo wiba, nubwo wabaye ibandi nk'abandi, ariko Yesu aracyagufitiye imbabazi. Iyi farashi y'umweru isobanura imbabazi. Uyicayeho afite umuheto kandi azanesha, ngo ahoranesha. Ndashaka kubabwira Yesu ko yanesheje. Nimuba muri we muzanesha. Nuba muri Yesu neza uzanesha ibyo abandi bananiwe kunesha. Nuba muri Yesu neza uzanesha ibyaha. Nuba muri Yesu neza uyu mwuka w'ibinyoma uzawunesha. Nuba muri Yesu neza uyu mwuka w'ubwesikoro uzawunesha. Nuba muri Yesu neza uyu mwuka w'ubusambanyi urawunesha. Nugarukira Imana ukaza muri Yesu neza uranesha, kuko yaje anesha kandi ngo ahore anesha.
Aleluya. Oh, lesdele bonestas. Yaje anesha kandi ngo ahore anesha. Bivuze ngo Yesu niwe kunesha kw'abamwizera. Yesu niwe uneshereza abamwizera. Kandi nubwo wahuye n'abakuyobya, ariko Yesu aracyafite imbabazi. Nubwo wahuye n'abagushuka, Yesu aracyagufitiye imbabazi. Ongera ugaruke, Yesu akuneshereza. Hanyuma umwana w'Imana cyangwa se umwana w'umuntu yongera kumena ikimenyetso cya kabiri. Haboneka ifarashi itukura, uyicayeho afite inkota, kandi ngo ahabwa gukura amahoro mu isi. Iyo murebye mubona mu isi harimo amahoro. Ahabwa gukura amahoro mu isi. Iyo mwitegereje mubona isi igifite amahoro, mubona ifite amahoro. Bantu bameze yemwe kaze mbabwire, kubera ko abantu batari gukizwa ngo basanga Yesu abarinde, babwira ko aho amahoro yabuze abantu baba basazi. Niyo mpamvu uri kubona abantu babaye abasazi, nuko amahoro yabuze. Iyo mubona abantu batakigira indero, wa mugani w'ikirundi, abantu ntibakigira indero. Iyo n'umuntu yikora akajya kuri aya mashosho media agatukana ku babyeyi, agatukana avuga ibitutsi byo ku babyeyi, ukasanga atagira indero, atararezwe. Nukubera ibihe tugezemo by'imperuka, Bibiliya yavuze ngo habonetse ifarashi itukura ihabwa gukura amahoro mu isi. Aho amahoro atari, abantu baba basazi. Abantu barasara kuko hatari amahoro. Urumva haba iki? Mpamvu n'Abanyarwanda babaye abasaza benshi nuko nta mahoro ari mu gihugu. Iyo tuvuze mu gihugu hari wagira ngo hari iki, nta mahoro ari mu banyagihugu. Iyo ubona bamaze kuba nk'abasazi ubona bafite amahoro. Nta handi rero ndi kukurangira amahoro ari, ni muri Yesu honyine. Munyarwanda, vayo muri Yesu ubonemo amahoro. Mpamvu n'abari gushakira amahoro aho atari bakayabura. Bamwe bati tugarure nyabingi zacu za kera wenda turayabona. Ntayo muzabona. Biravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Nimutareka ibyaha ntimuzabona amahoro. Ubugome bwaragwiriye muri mwe, muri abagome, musigaye muri abicanyi, musigaye muri abagome, musigaye mwuzuye ubugome gusa, musigaye mwarabaye abagome. Bantu buzuye uburozi, umuntu asigaye atinya, umuntu asigaye agabura undi n'agatinya kurya kubera uburozi n'ubugome byuzuye mu bantu. Ariko Bibiliya iravuze ngo iki? Iravuze ngo ibyo ntibibahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho. Ibyo ntibibahagarika imitima abizera Yesu, ntibibahagarika imitima, ntibizabura kubaho. Ahubwo ni itangiro ryo kuramukwa, ni ibimenyetso bitwereka ko Yesu agiye kuza. Nimureke abarozi babe benshi, ariko mubuke ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo abamwizera, aleluya, nibarya n'ikica ntikizagira icyo kibatwara, kandi abizera Imana bazakandagira inzoka na sikoropiyo. Ibiteye ubwoba bazabigenda hejuru. Nubwo ubugome bugwiriye, ariko abizera Imana bafite amasezerano. Dufite amasezerano tugendana. Imana itugirire neza. Noneho nimo ndababaza ngo murabona hari amahoro akiri mu isi, kandi aho amahoro atari, nababwiye ngo abantu baba basazi. Mpamvu ubona abantu bari kwiyahura ari benshi, mpamvu abantu barimo bariyahura, mpamvu urabona abantu byabayobeye, bari kubura, nta mahoro bafite, bararara badasinziye, badasinziye. Imana itugirire neza. Nta bitotsi bakigira kubera amahoro yabuze, ariko nta handi urasanga amahoro, ni muri Yesu. Niwe mahoro yacu. Biravuga ngo uwo niwe mahoro yacu, uwo niwe mahoro yacu. Imana itugirire neza. Noneho umwana w'umuntu amena ikimenyetso cya gatatu gifatanishije cya gitabo. Haboneka ifarashi y'umukara, iy'umukara,
hanyuma ngo yumva ijwi hagati muri bya bizima, ngo iryo jwi rivuga ngo idenari imwe cyangwa se urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenari imwe, n'ingere za sayiri zigurwe idenari yo. Mbese hanyuma ngo uwo mwanya ibyo kurya bitangira guhenda, bitangira kugorana, kandi ngo amavuta na vino byo ntimugire icyo mubitwara. Abantu bagira bumva amavuta na vino ngo ntimugire icyo mubitwara. Iyo mwumvise aho mwumva iki muri ubu buhanuzi? Bivuze ngo iby'igiciro byose ni iby'abatware, niko byari biteguye, niko biteguye. Isi yamaze gufata iby'agaciro byose irabyikubira. Umuntu wese aho ashatse kugira ngo ashakishirize asanga isi yaramaze kuhashyira, kuhafata. Niyo mpamvu n'uwikoreye agataro ajya kugacuruza agasanga aho agiye kugacururiza ab'isi barahageze, kubera ko iby'agaciro ari ibyabo, iby'agaciro ni ibyabo. Wewe uzajya urya ibyo bakugeneye. Niyo mpamvu bavuze ngo urugero rumwe rw'ingano rugurwe shekeri imwe. Bakugenera ibyo urya, wewe utakifite uburenganzira bwo kwikoreramo. Nicyo gihe tugezemo. Yemwe urubaka inzu, ariko iyo nzu ukayubaka uzi ngo ugiye kubaho neza, ariko ugasanga ibyo usabwa kuri iyo nzu birasa n'uko wayivamo ukagenda ukaba hanze. Urashora bizinesi ugasanga bizinesi ufite igishoro watanzemo n'ibyo ubaha biraruta igishoro, ugasanga wanayireka, ariko nta handi uzahungira, kuko isi yamaze kwanzura ku butunzi bwose bw'igiciro ari ubwayo. Niyo mpamvu nta muntu ufite uburenganzira ku butunzi, ahubwo ubutunzi bwose isi yarabufashe. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo muhungire muri Yesu. Urajya hehe? Uragenda. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye kuba abasazi. Uratekereza iby'ubutunzi bwawe, warangiza ukumva biragucanze, nta kindi kiragusabwa ni ukwiruka ugasara. Ariko nuza muri Yesu, aleluya, azagutungisha ubuntu bwe bwinshi kandi uzaba amahoro. Ndagira mbabwire ngo isi irimo iratwaza abantu igitugu, ariko abari muri Yesu bifitiye amahoro adashira. Noneho nari ndimo mbabwira ko isi yamaze gufata iby'agaciro byose irabyikubira. Ubu ngubu nta muntu ikintu cyose wakora icy'agaciro cyose ugiha isi, ugiha ab'isi. Barateguye, baranzuye. Imana itugirire neza. Soreje ku ifarashi ya kane. Iya kane yo ngo ni iy'igitare kandi gajutse, uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu nawe aramukurikiye. Iyi niyo imaze abantu. Ibi ni uburyo isi yateguye, kandi ngo bahabwa ubutware cyangwa ububasha bwa kimwe cya kane. Bahabwa ububasha bwa kimwe cya kane ngo bakicishe inkota, bakicishe inzara, bakicishe urupfu, bakicishe ibikoko byo mu isi. Mbabwire ko isi idakeneye abantu. Isi yanzuye ko ishaka kugabanya abantu. Icya mbere, niba bagabanya banyuze mu nkota ntibashire. Niyo mpamvu ubona isi itegura intambara. Ab'isi bategura intambara yo kwica abantu, intego ari ukugira ngo bagabanyuke, bagabanye abantu. None nudahungira muri Yesu, urumva isi itarakurangiza. Hungira muri Yesu kire, nunapfa uzibonera ubugingo. Kuko urupfu Imana yemeye ko izi farashi ziza,
yemeye ko amahoro ava mu isi, ariko abizera yabateguriye gakondo, yabateguriye ubugingo buhoraho. Yemeye ko inkota iza ikamara abantu. Niyo mpamvu ubona intambara zagwiriye. Ibihugu hirya no hino hari intambara, abantu bari kwicana, abantu barica abandi nta kibazo, abantu bakagaba ibitero byo kwica abantu, bakica za miliyoni nta kibazo, za miliyoni zigapfa. Reba uko muri Ukraine bari gupfa, reba muri Kongo, reba n'ibindi tutamenya, n'ibindi bibaho tutabimenye bidaciye ku mashusho media. N'abari gupfa, yemwe na hano mu Rwanda barapfa. Hari ibyo tutabona. Nuticishijwe inkota azicishwa urupfu. Urupfu ni uruhe? Isi yateguye uburozi, ubukonikoni, ku buryo bohereza imyuka y'ubukonikoni mu isi, abantu bakarwara indwara zitazwi, bamwe bakumva bakaba nk'abasazi, bandi bagatekereza kwiyahura bakazinuka ubuzima. Iyo ubona umwana w'imyaka 10 yiyahura, ukabona umuntu yiyahura, ugashaka icyatumye yiharuka kibura, shaka icyatumye yiyahura ntukibone. Ni rwa rupfu. Bibiliya ivuze ngo nibabicisha inkota ntibashire, bazabicisha urupfu. Niyo myuka y'ubukonikoni, y'uburozi. Ubu isi yateguye uburozi. Ubu ngubu tekinoloji y'isi cyangwa se ikoranabuhanga ry'isi barifatanije n'ubukonikoni n'ubupfumu n'uburozi. Ndagira ngo mbaho urugero. Mbere murabizi ko, wenda mbaho urugero rw'iwacu, mbere ntabwo abapfumu bemerwaga cyangwa se abantu bitaga ngo ni abavuzi ba gakondo, ariko ubu baremewe. Abo ntibahabwaga agaciro, abo n'uwabavugaga ntabwo bamwumvaga, ariko ubu bafite amakarita. Iyo unaniwe na tekinoloji yo muri siyansi, bakuzanira tekinoloji y'ubupfumu, bakakubwira ngo genda usanga uriya gufashe, agashyiraho ubupfumu, agashyiraho ubukonikoni. Niyo mpamvu mbabwira ngo muhungire muri Yesu, ibintu byarakomeye. Niyo mpamvu bikomeye. Imana itugirire neza. Noneho ubu tekinoloji y'isi n'ubukonikoni n'ubupfumu n'uburozi barabihuje. Ubu isi irakoresha uburozi, ntabwo igikoresha siyanse gusa, n'uburozi babushizemo. Niho Bibiliya ivuze ngo babicisha inkota, n'ibyanga babicisha urupfu. None abantu barimo, umuntu akagenda yumva ari umusazi kandi ntamenye iyo byaturutse. Ni ya myuka y'uburozi n'ubukonikoni baboherereza. Ndetse bamwe bakishiramo abandi. Mwikwishiramo abandi ngo wishiremo mugenzi wawe, none ugira ngo Satani azakoresha abandi. Ndi kuvuga isi ko yakoze tekinoloji y'uburozi n'ubukonikoni. Mukumva isi ni bande? Isi ni bande? Isi n'ab'isi. Isi ni abantu n'ab'isi bagikorera Satani. Abo ntuzabahunga, ntuzabahungira he mubana muturanye, uzabahungira he mukorana, uzabahungira he mugendana. Hungira muri Yesu, niwe uzakurinda, azakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Nta wundi wakurinda keretse Imana yonyine nizakurinda. Imana irakurinda, iguhaza amahoro. Imana ikugirire neza. Biravuze ngo babicishe
inkota n'ibyanga haza urupfu, urupfu nirwanga haza inzara. Ndashaka kubabwira ko inzara itazabura kuko isi niko yabiteguye. Inzara uzayirindwa n'Imana, naho isi yo yateguye ko abantu bagomba gupfa kandi bakishwa n'inzara. Yemwe hari mbabwire, inzara ntabwo murayibona kuko inzara nibwo irimiza, kuko isi nibwo iri gushyira mu bikorwa ibyo yateguye. Imana itugirire neza. Kandi uticishijwe inzara bamwicisha ibikoko byo mu isi. Niyo mpamvu n'ibyo kurya muri tekinoloji yabo, mu ikoranabuhanga ryabo bazashyiramo uburozi, bazashyiramo ibikoko. Hariyo mpamvu uzarya ibigori, mu kanya gato nujya kwa muganga bakubwire ngo warwaye kanseri yo mu maraso. Nunywa amata bakubwire ngo kanseri yaragufashe. Nurya inyama bavuge ngo niwongera kuzirya urapfa. Yemwe icyo uriye cyose usange bakubwe bati umuvuduko w'amaraso waragufashe. Bagutegeka kurya imboga zitagira umunyu. Mu gihe ibyo kurya wari ubifite nujya ubireba ku meza agahinda kakwice, hajya ubwaho utazapfa nihe. Urupfu rwegereye abantu cyane, ariko ninde uzabarinda? Ni Imana izakurinda. Guhaza amahoro, nuva mu byaha ugakizwa ukizera Kristo, arakubera ubuhungiro, naho isi yo yamaze kwanzura ibibi kuri twe. Imana nibaha umugisha. Ndagira ngo mbarangire aho ubuhungiro buri, ni muri Kristo. Isi yanzuye ibibi, ariko Yesu yatuvuzeho ibyiza. Isi yavuze ibibi, ariko Yesu yavuze ibyiza kuri twe. Nimuhumure, nimuze muri Yesu gusa, murabona ibyiza byose. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana nawe iguha umugisha, kandi ni ukuri buri muntu wese yamaze kumva ibye, n'ubuhanuzi bukomeye cyane. Bakunzi bacu rero, mwumve ubu buhanuzi kuko burakomeye, kandi n'ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka. Byababaje utumvishije ubuhanuzi bikazagutungura, kandi ukiri mu mwuka, ugihumeka umwuka wazima. Ni byiza kugira ngo wumve ubu butumwa. Reka tugushimire mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana niguha umugisha. Amen. Reka tugusabe uvuge nimero zanyu kugira ngo abazagukenera kugira ngo basengere, cyangwa bagukeneye ku kindi bagukenereraho bazabashe kuguhamagara. Noneho nurangiza udusengera Imana dusoze. Nimero yanjye washaka ko tuvugana yanshakiraho ni 078 23 6 6 5 3 Imana nibaho umugisha. Dusengere Imana. Mana uri data wa twese, turagushimiye kuri Imana kandi ubana natwe muri byose. Mwami, tugushimiye imbabazi zawe ujye utugirira. Dusabiye umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro, muri iri vugabutumwa, kugira ngo Mwami mugirire neza, yaba ari uwacumuye akasubira mu bitagira umumaro wongere umubabarire, ari ukiri mu byaha umukuzeho imbabazi zawe, kandi uwadukurikiranye wese ahabwe umugisha nawe, kandi ubutumwa bwiza ubukomereshe, ubuherekeshe ibimenyetso byawe n'ibitangaza. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha, n'abadukurikira Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Murakoze cyane.